murakaza neza kuri iyi channel yacu igaruka ku mateka n'ubumenyi rusange. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyahinduye amateka y'ikiremwa muntu kurusha byinshi. Ndimo ndavuga inyandiko n'inyuguti. Ese kwandika byatangiye gute? Ni bande babimburiye abandi kwandika? Ni gute inyuguti dukoresha uyu munsi zagiye zivuka gahoro gahoro? Nugenda utarangije iyi video kuko tugiye kubisobanura byose mu magambo arambuye. Kandi niba utarakanda subscribe, uyu ni wo mwanya kugira ngo utazajya ucika ibindi biganiro byubaka kandi byuzuyemo ubwenge. Mbere yuko abantu bamenya kwandika, babagaho bishingikirije ku kwibuka no kuvuga. Amateka, imigani, amategeko n'imigenzo byanyuzwaga mu magambo gusa. Ibi byatumaga amakuru ahindagurika uko yagiye avugwa kuko nta cyari cyanditse ngo gihame. Iyi niyo mpamvu abantu batangiye gushakisha uburyo bwo kubika amakuru igihe kirekire. Inyandiko ya mbere ku isi ntiyari inyuguti nk'izo dukoresha uyu munsi. Yatangiriye ku bishushanyo byerekana ibintu bifatika: umuntu, inyamaswa, igiti, izuba. Ibishushanyo byitwaga pictographs kandi byifashishwaga mu gutanga ubutumwa bworoshye. Inyandiko ya mbere izwi yitwaga cuneiform. Mu myaka irenga 5000 ishize mu gihugu cya Mesopotamiya, ubwo ni muri Iraq y'uyu munsi, Abasumayeri nibo bakoze inyandiko ya mbere izwi. Iyi nyandiko bayitaga cuneiform. Bayandikishaga ku byapa by'ibumba bakoresheje igikoresho gityaye. Yakoreshwaga mu kubika imisoro, ubucuruzi, amategeko n'amateka y'ingoma. Iyi niyo yabaye intangiriro nyakuri yo kwandika. Mu Misiri ya kera habaye indi nyandiko ikomeye cyane yiswe hieroglyphs. Yari igizwe n'ibishushanyo byiza cyane byabaga bifite ibisobanuro byimbitse. Hieroglyphs zakoreshwaga mu nsengero, ku mva z'abami, mu bitabo by'idini. Iyi nyandiko yagaragazaga ko kwandika kwari bifitanye isano n'ubutegetsi n'idini. Nyuma y'igihe kirekire, abantu bakomeje kubona ko gushushanya ikintu cyose bigora. Batangiye gukoresha ibimenyetso bihagarariye ijwi aho guhagararira ikintu. Aha niho havukiye inyandiko zishingiye ku majwi, phonetic writing, ari nazo zatumye habaho inyuguti. Abanyafenisiya nibo bafatwaga nk'abantu bakoze alphabet ya mbere nyayo. Iyi alphabet yari igizwe n'inyuguti zigera kuri 22 zose zihagarariye amajwi. Iyi nyandiko yari yoroshye kandi yoroheye abantu kwiga ndetse no kwandika vuba. Niyo yabaye ishingiro ry'inyandiko nyinshi zakurikiyeho. Abagiriki bafashe alphabet y'Abafenisiya bongeramo inyuguti z'amajwi. Ibi byatumye amagambo asomeka neza atagira urujijo. Iyi alphabet y'Abagiriki niyo yabyaye inyuguti dukoresha uyu munsi. Abaromani bafashe alphabet y'Abagiriki barayivugurura, bavaho bakora Latin alphabets. Iyi niyo alphabet ikoreshwa cyane ku isi uyu munsi, irimo A, B, C, D kugeza kuri Z. Niyo ikoreshwa mu ndimi nyinshi nk'Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda ndetse n'izindi ndimi nyinshi. Mu Bushinwa habaye indi nyandiko idahinduka mu nyuguti z'amajwi, ahubwo ikomeza kuba ibimenyetso. Mu Barabu havuye inyandiko yandikwa uvuye iburyo ujya ibumoso. Mu Buhinde habaye inyandiko zishingiye ku majwi n'inyuguti zihuzwa. Ibi byose bigaragaza ko kwandika kwavukiye ahantu hatandukanye, ariko bifite intego imwe, ariyo gutanga ubutumwa. Akamaro k'inyandiko n'inyuguti mu buzima bwa none uyu munsi: nta nyandiko, nta mashuri, nta tegeko, nta mateka, nta n'ikoranabuhanga. Inyandiko niyo ituma ubumenyi buhererekanywa mu bisekuru byinshi. Niyo shingiro ry'iterambere n'isi ya none. Mu gusoza, inyandiko n'inyuguti ni impano ikomeye cyane ikiremwa muntu kigeze kigira. Byadukuye mu mwijima wo kutamenya, bitugeza ku isi y'ubumenyi n'iterambere. Niba wakunze iyi video, kanda subscribe, ukande like kandi usangize n'abandi iyi nkuru. Murakoze cyane kudukurikira. Tuzongere duhurire mu yindi video. Murakoze.